What type of plane is this? Kamamagara shiri numve ko afite umwanya mubwire duhure. Hey! Aye mite mi ba mi. Allo shiri. Umeze ute? Ko nari nsohotse mu gipangu waje tugahura tukaganira ko nari mukumbuye. Nari nsohotse mu gipangu vayo twataduhura. Uvuye aho iwanyu urarenga nk'inzu nk'ebyiri nge ndahita nkugeraho naribi. Naribi gira vuba vuba naribi uze tuganire ura tusubirayo naribi. Banguka nari bura tusubira nabo dutina nk'iminota 30 yonyine tumarana. Aya ntago ari myinshi shiri ariko se waje umenya ko nawe mba nkukumbuye. Ubu se ariko ko wajya ngo ina nubwo nankumbuye koko. None tuganire regana nakakubwira neza. Nari bishiri banguka ndagukunda. Ego banguka. Nari banguka nanjye bikanze nari bibasaka duhu. Wanya tabangukara kandi nahagize. Ubwo muri no minsi rero ni iki? Sanga akizonga arankunda kandi ari kumbiye. Ari kumubonara ngure araje. God have mercy upon us. Jesus is Lord. Uko watinze? Wewe wari kuza ukakisubira. Nanjye ndaje ariko narindi kurindi ndazikisubira. Kwicara hano nkubwira. Kiri nabonye ko kujyana ararugura mu kabare nabaho twatinda. Oya ntabwo nzongera kwicaza hano mu byatsi. Nanjye nari ngukumbuye umpamagaye mba ndi mu turimo n'iki nyine nawe urabyumva uturimo two mu rugo nyine na mabuja nawe n'iki bagiye ako kanya akantungura nyine nawe urumva yuko byari ikibazo gikomeye. Ariko ugomba kujya wihangana ukama ku kanya sibyo shiri? Nzajya ngerageza nyine gakeya ubwo nyine ko uzajya ubona uzajya wihangana kuko rero ibintu bari danje banyirukanye sinahita nza kuba iwawe. Shiri oya ntabwo twabura aha ntabwo nabura hano ngujyana shiri niyo waza nta kibazo. Ubwo se nje nawe aya ntabwo rega ndagukunda cyane. Urukundo noneho nawe kuko waba nawe nturankunda cyane bakabya ngaho ugarukira aho ngaho. Ega we nk'urukundo ariko we ntabwo ugira ubona ni ukuri iki utankunda nkuko ngukunda ariko ndagukunda cyane nta n'undi muntu nkunda kugira ngo nabyumve. Ubu ntabwo nendeka shiri nanjye ntabwo ngutendeka nawe uzambabariye suzanendeka sibyo? God have mercy upon us. Ariko hari neza ahubwo nangiye kurwara indwara yo kugukumbura. Indwara wayirwara ko? Nayirwara shiri urabizi iyo utazi uno munsi ni ukuri kw'Imana nakwita nyirwara. Urabeshya. Ubwo ari kuza kuntabara narimbye ukanjyana mu bitaro. Nawe ntukabeshye ndanibwirije icyo warumamagara. Rero nanjye kukubwira inkuru nziza. Inkuru nziza nuyumva. Kagira inkuru rero. Nangiye kukubwira ngo inkuru nari nkuzaniye. Nuko yangiye kukubwiza ukuri ibintu byose noneho nunzi. Tunzi ibiti bwo ngo. Byose ugiye kubwira ku murongo maje kwizira yuko kunkunda.
waba uzi iriya hoteli iri mu mujyi y'inyenyeri 3? ni yawe oya banza umbwira urayizi njya nyumva ntabwo mbizi ntabwo ngomba ko kujyanayo ibintu byose ngiye kubiguhera ku murongo ariko nawe noneho ngakomeza iriya hoteli ni iya mukuru wanjye kandi turayifatanyije ese ko ari iya mukuru wawe ni yawe turayifatanyije byumve neza murayifatanyije ngomba kugenda ntawe ukayiyandikishaho nkamubwira ko wabaye umugore wanjye cyane kumva ari inzozi ndi munsi y'umutaka oya kanguka shiri ibyo nkubwira nibyo ariko rumurambesha ngo ibyo byose byari byawe igihe bikuze ukaba utarabivuze nari narakwizera shiri none ubu nakwizeye nose nizere iminsi ngayo ko kandi nzi ko hashize igihe kinini ubu nibwo maje kumenya ko utambeshya niba umaze kumenya ko nakubeshya nta kibazo ubwo tuzajyana ejo tugomba kugenda nkamubwira ngo wabaye umugore wanjye umutungo wanjye nawe ugiye kujyaho ubu se noneho amabwiriza God have mercy upon us. ugomba kumubika ko ugiye kwiyogosha ubwo kwiyogosha ko nzagenda nkahita nagushishana bitangaruka ubwo se tuzagenda nitengaruka cyangwa nawe uri umuntu mukuru ushobora kumubwira ati umuriro wari wagiye nahasanze abantu benshi uyu muriro wari wagiye nicyo wakoresha wowe mabuja ntabwo umuzi se azahita ambwira ngo niwagiye kututagaruke mu mirimo wongere usubire erega ushobora no kuzana nkahita nkwiga twana abana batatwibanira iyo hoteli wayifitiye 50 nawe afite 50 kwisha okay nzabanye nawe bayashiriye ni yanjye uri kumva weho ubwo kubyandura tufataho 25 ndakwizera mbonye koko kunkunda ukunda nyine kandi nawe urabizi kandi nawe suzame mu kirengo nendeke ndabiza abahungu wasanga bahari abahungu batangiye kwaka urukundo ari ni wowe wenyine reba ibyango umamagaza buriya nubwo ubona ngiye najya nambara inkweto zifunze imba ntanga kwigaragaza buriya wabonye ibintu byateye umuntu asigaye abona wambaye neza akakugirira ishyari ejo bandoga oya imba ntanga kwigaragariza baba bana bantu duturanye batamenya ibintu ntunze we hari ibyo wari uzi yenze nta n'uwabimenya ariko nyine uzagerageze rero ukuntu uburyo cyabinda nyine bakubonemo kwigaragariza buraba abantu bakugirira ishyari ntabwo urabibona nasi ishyari bituma wiyambika nabi nawe wambaye ipantaro z'urugo reba ibyango nubwo mba nambaye bodaboda nuko imba ndi karitsiye ariko ntabwo imba ushaka kwigaragariza abana bantu uwo uzabibona we ningerayo uzahita ubibona ko mfiteho 50%. icyo nzabireba ejo nitugerayo zambabarire suzanende kuko ntimufata wanende pasu nibafatana iyi sura ahita ubona yahindutse igitaka reba uburyo nsa reba hano hasi ahita ubona isura yanjye yahindutse hano niba ufatana n'undi muhungu uri kunca inyuma n'ibi bintu byose umbwiye ngo urankunda mufate pasu isura ino sura ureba undebye watubona yahindutse igitaka nyamara afata fone ra habaye icyo nguko gerageze numva Foto. kanda akanyenyeri cyohereza injyana aro sheri God have mercy upon us. makuru yawe ra wari wanze kumfata ubwa mbere ntarigeze ubwoba cyane rwose ave byihoreye ntanwaye nyama y'umutima rwose baba we gunguri hehe mwango agiye kugira ute urwaza umuntu ninde warwaye reka da
ubwo yavuye ko naje gusura rero umuntu yandi karitsiye ubwo nta kundi Sheri wanjye ngari kwa muganga ngararwaye ntibarwaye icyo atambwiye ndabipanga tuzahure ndi munsi ubwo nibyo ra nangwa reka mbe nkata karitsiye twanahura. You dey use your function to play. ipasura pasu koko bigakunda ko ati nande kukubwira ntago nabikora rega nditonda mba ni kukubwira uburyo ki uramutse ubikoze byaba reka ntago nabigukora nduze ngo wabinkora byanze kuhita nkoramo akanjye karengera kumbo ndumva wahita upasura n'umutwe byose ugapasura n'ibyo nafite byose n'ibyo naragira n'ibizaza aya ntago nabigukora Sheri mba ndi kugira nkubwire nyine nkumvishe uburyo ki utazabikora ariko birababaza God have mercy upon us. birababaza cyane ntabwo nabikora Si Sheri wanjye uzaguke kwa muganga ni mutaga komeza waruki ava hejuru ni Sheri wanjye muziranye. Are you playing? uyu ni Sheri wanjye uri mutaza we hapi ni Sheri wanjye birabaye gute Sheri wanjye ni Sheri wanjye ahubwo se wavuye yewe ntumvanye mu ntara akuvanye mu ntara zakubwira yarambwiye ngo ari mu bitaro zararwaye ntabwo mwaje kureba none ngari mu bitaro babatesha mutwe mugende byera nawe nahana kuye bose ubwo yaba kuvanye mu ntara akaba kwiyakanye uranyakaye ntabwo nzi uranze none ubanza roca gutera none se mpamagare umubwire rwose uyu ni Sheri wanjye nose nimero nimero si iyi nimero si twavuganye rero isa twavuganye uri kumbona ari yawe reba isa twavuganye ni yawe You dey use your function to play. yo muvanye mu ntara yumvanye mu ntara ngize ubwira ngo ari mu bitaro ngararwaye ngize ukuri ntabwo ari yanjye yewe ubu si njyewe ngize ukuri njyewe fata fone yawe ntabwo ari yanjye mbonye ari yawe zirahura nimero ntabwo zijya zisa none se nyine twari twavuganye arangije aravuga ngo araza Kigali ndamubwira ati kwa muganga ntabwo mboneka nyine none simbizi ni Sheri wawe si Sheri wawe mbwiramo kimwe God have mercy upon us. ntabwo ubizi ni Sheri wanjye wowe uri iki ni Sheri wanjye ariko aje nyuraho atafata Sheri wanjye abangaba abantu bari gupita abantu b'abagabo bari gupita uyu ni cyane abagabo babiri ku mukobwa uyu ni Sheri watwaye turi kumwe ute wowe uri kumva ukundana n'umukobwa bandukaniza mbade mukora mu mwuka uyu muntu muraziranye naho umuntu none se umukubise ntabwo urutwaye fungirwa ntabwo bizi uyu murakunda none se bari gupfa ibyo uri kubwira naho mumbwira ikintu muri gupfa kiri kugiye Sheri uransize bagusiga mara nyine wakotaye ndo ntabwo ntabyemeye